yaragifite we yaragifite ashaka kukintera abaturage baramufata barakimwambura turazamuka tugera hano rwo nabwo ati we tuza ufite icyuma nge ntakibonye mu gitondo saa 3 ubona ari ukubera iki yaragifite so sinzi impamvu ntumbe wambaye kugira kunshira saa 3 sa yangenza kuva 2010 mupfikize inasambwe ngo turyamarira basirwa runyo rwa sida arambwe ngo turyamarira ndambwe ntago twaryamana inosa turarwanya hariya yanize mwiza siniya inosa ishati ni ya inosa utera icyuma gute mu icyuma nkiguze ndi kumwe na karemati natera ngo namuhira ahari icyuma nkiguze n'umuzungu za esenke ushaka kugikoresha iki nshaka kugihatisha genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire ni urugendo online TV tugeze muri Kagugu dusanga hari ingorane zabaye uyu mugabo numwe mu bashinzwe umutekano wa hano amakuru mugabo namahoro ariko si amahoro cyane ndi kubona ufite icyuma mu ntoki byagenze bite si meza yego ndabona ufite icyuma mu ntoki yego mbonye arakavuye kenshi ngo abantu bagerageje kugutera ibyuma ndabona hasi musa nk'abantu bagondaguranye ni indaya gembuye nawe mva ku nevuye mu nshingano zagiye gusura abaturage bisanzwe wakwibutsa abantu inshingano ufite muri Kagugu nshinga umutekano mu mudugudu wa Kabundi yego mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya mu by'ukuri nge nari ntashye mvuga ngo njye mu rugo nduhuke kugira ngo njye mu wundi mwanya sabwa kuba ndimo mpuye n'indaya uretse ko yananiranye ntawe utabiza ahangaha n'abaturage bose ahangaha mwababaza mu buryo dusanganywe hari n'umunyamakuru mugenzi wanyu ufite dikodi yiwe nangwa se abaturage bamuhaye amakuru bamuhaye ni umuntu uri aho ngaho ntarangamimerere agira yakoze ikosa mu mategeko uwo muntu mubaze gushwana n'uwo mugabo mumwiyame uyabana n'ubumuga bwo mu mutwe nangwa se mu buzima busanzwe rero ndaje mpura nawe mu nzira arantangira afata mu ishati ngira ngo n'ishati nabo mwayibonye simbizi yanize mu by'ukuri sinakwemera yuko ndakuze mfite imyaka iri hejuru ya 40 ikindi uri n'umuyobozi yego uri n'umuntu w'umugabo ariko imbaraga mfite sinakwemera kurengana yego yamfashe agiye kunkubita mufata amaboko yo mukubita hasi sibanga mwapfaga iki takubonye turahuye aramfata gusa mu nzira abaturage bari bahari babibona okay twe tusanzwe tumuzi ajya mu mategeko yageze yabeshya amazina kubera ko bamwita mwirangamimerere ntaba mwirangamimerere kutamwirangamimerere yageze mu mategeko agaragaza ko amazina bavuze ataraye twaragerageje mu buryo bushoboka dukora amaraporo dufite n'urutonde uri bukenere turajya kuri biro tumwereke urutonde rw'abantu amaze iminsi ahiga navuye mu kazi mu gitondo abahiga ngo bigenda bite kugira ngo abice niko ateye imiterere ye mu buzima bwe ni uguhangana nangwa se kubera ko tumuziho gukoresha ibiyobyabwenge simbinyura kure urumogi si ubwa mbere tumufatanye urumogi arunywa ariko njye nahuye mfashe mu ishati mu by'ukuri namwe murabona ndi mukuru ariko ntabwo ndi mukuru ku buryo nta mbaraga mfite zo kwirwanaho nirwanyeho amategeko nabimbaza nzabisobanura ntabwo najya kwemera ko anyicara hejuru namukubise hasi abantu baramunkiza bamwambura iki cyuma mubona iki cyuma yaragifite we yaragifite ashaka kukintera abaturage baramufata barakimwambura reka turebe noneho nk'umuntu ushinzwe umutekano inaha hari urugomo rwa ibiyobyabwenge uvuze ko mwamufatanye urumogi inshuro zitari zimwe hakunda kugaragara urumogi n'umutekano muke kandi ushinzwe umutekano urumogi indaya n'ibiki uru rugomo murateganya iki kugira ngo ruhoshe mu by'ukuri ku mategeko iyo bagezeyo bararenganurwa ariko inzego z'ibanze twe iyo tugeze mu mabwiriza dufite n'inshingano dufite hari aho turengana nk'uyu nguyu yigiza atya
abaturage babibonye barabivuga ngira ngo urabona kwaje niko ateye iyo haza urumogi niko bigenda rero ariko iki ni ikibazo si bose dufite indaya zigera mu ijana kure gusura hejuru ariko baba bagerageza kujera umutekano wabo rero mu nzego z'ibanze dutanga amabwiriza tugatanga inama tugasaba ubujyanama iyo bidakunze twirwanaho mu by'ukuri nicyo nakoze uyu si ubwa mbere ageze mu mategeko yafungiwe mageragere kubera gucuruza urumogi imyaka itari hasi y'ibiri arafungurwa ahafunguriwe n'ubu hari byinshi tujya tubona udagaruka kuri iki cyuma yashakaga kugitera mu piki nta na kimwe ngira ngo wegere abaturage barahangaha abantu babibonye ni bande wegere abaturage barahangaha uhereye kuri bariya bamufashe ukira umuyobozi ikibazo nshaka kubaza kunganira mugenzi wanjye ko nanjye ndi umunyamakuru nkorera ikinyamakuru bita MI Empire ikibazo uyu mugore ari kwikarakasa ni ibintu bigaragarira amaso uwo ari we wese ari kubibona ariko se nanone ndagaruka kuri iki cyuma yakiguze ari wowe cyangwa n'undi muntu bapfaga si ubwa mbere n'ubushize hano hari ufite amakuru y'aho icyuma cyaturutse ntabwo ashaka kugaragara mu mashusho gusa amajwi yo nta kibazo mani njyewe nari ndi kunywera hano ruguru mu gitondo sibyo arangije umukobwa araza ndi kumwe n'umukobwa turi gusangira icupa utamfotora mu gusangira umukobwa yese twari turi kumwe yese ajya kwisha muri kontwari sibyo turangije tumugurira mitsingi y'icyatanu kuyimugurira aracogora aragenda n'umukobwa orohetse umwana we sibyo turarenga tujya mu kabari ka mbere sibyo adusanga mu ka kabiri iki cyuma nicyo yari afite n'akantuza k'ubururu kari hano hejuru sibyo ibyo ni ibintu nkubwira njye wenze nayo ndi kumukiza sibyo nambwe reka ngutegere moto nako imodoka y'ibihumbi 10 aranga sibyo nambwe reka ngutegere imodoka y'ibihumbi 10 none yo kugeza ku murenge uri kubyumva ibindi Inosa bamukurikirana Inosa ni umuyobozi wanjye genda umucuruzi sibyo impamvu y'ingu namufashe ajya mu shinambara nabwiye Inosa ngo Inosa turazamuka tugera hano rwo nabwo ati we tuza ufite icyuma nge nta kibonye mu gitondo saa 3 ubona ari ukubera iki yari agifite so sinzi impamvu ntumbe wambaye kugira kunshira saa 3 urabona ko sinzi impamvu urugomo rwa hano muri Kagugu urumva sinzi aho bihera gusa abacindaya hari indaya zidafite disipurine zifite urugomo rwinshi sibyo murabona ko ariko nkubita kandi ntamukijije why not ankubita sibyo nimba uyu mukobwa bamujyane mu ngororamuco bamujyane iwawa bamufunge bamukorera iki basi bamutoje indangamimerere indangagaciro sibyo amenye agira ubumuntu afashe umwana mukubita kwibara mbwira abantu muze mudufashe umwana tumufate bamurere sibyo dore n'ungwara wofu sibyo noneho bazi tumufate sibyo amukubise ko mama uyu muntu ubona ari ukubera icyo afite urugomo rungana kuri nuko yanyweye inzoga zigira umuntu ukuriye se nuko bamusagariye abayobozi bamusagariye gute bamusagariye baramukubita ariko umuntu ntabwo yagusanga gutya gusanga apfe kugukubita njye niko nabibonye urugomo rero muri Kagugu rukomeje kuba ikibazo sinzi ukuntu twabigenza hariya ni ikibazo gikomeye uru rugomo urabona ari ukubera iki uru rugomo ni ikibazo kirimo cya mbere ni ubusinzi koko ari ubusinzi ntabwo ari ukuvuga yuko uriya muntu uyu nguyu dusanzwe tumuzi n'ibisanzwe ni umunyarugomo pe urumva ahubwo yibeshye kuba biyenaje abantu bashinzwe umutekano ntabimenye ariko kuba we nta bunyangamugayo yashizemo nk'abanyarwanda urumva yakoze ikosa nawe wabibonye
Uyu ni umugabo wanjye. Uyu ni umugabo wawe. None kuki mugira urugomo hano? Bamwita Maurice. Kuki mugira urugomo hano muri Kagugu? Uzi impamvu ntabwo ari ibyo bugomo. None se murafata umuyobozi mugakubita? No. Uriya mugore yenjeje kuri uyu mugabo. Uyu nguyu turamuzi. Uyu ni umuyobozi ashinzwe umutekano. No umutekano kuri umukuru w'umutekano wa Kabundi mushaka kumutera icyuma. Nagarenge. Urugo rwanya ndubatse. Jewe turaje gutya dusanga uriya mugore afite ishati yewe. Ngo kombe ngo bayamukubisa jido, akimara kumukubita jido ngo ishati gatayimukuramo. N'ubu aracyayifite mu ntoki ndi kuyibona ayifite. Ngiriye. Burase si urugomo. Noneho ibindi bya nyabyo wowe fata umunyarugomo ubundi abayobozi bagiye. Mutoni wacu uri kuvuga gukora urugomo. Yewe nosa yangenza kuva 2010 mupfikize inosa ambwe ngo turyamarira basirwa runyo rwa sida arambwe ngo turyamarira ndambwe ntago twaryamana inosa turarwanya hariya yanize mwiza siniya inosa ishati ni ya inosa none kubera anize mwiza sinanyimucira urabona ko wayiciye no urugomo rwite inosa maze igihe kinini ngenda kuri polisi ufite icyuma ushaka kumutera kuri polisi nawe utabizi byange nawe biravuga ko wari ugiye kumutera icyuma mutera icyuma gute mu icyuma nkiguze ndi kumwe na karemati natera ngo namuhira ahari icyuma nkiguze n'umuzungu za esenke ushaka kugikoresha iki nshaka kugihatisha ariko inosa turakubitiranya tugiye kurwana ari amaraso yayiteye se ari amaraso ngeho ahakine singaha ndakiteye singaha inosa arambwa ngo ngazabure ngo yanyica hari uhari urumva twa inosa kuva na kera ashira imyaka 15 urugomo mu ruhagarike ntago ari rwiza njyana inosa tumwandikanye anzira ko abungira uko muto utwatiriwe muri Kagugu ndozava muri Kagugu ndosugundi yamya inosa inosa twapfuye ko nanze kuryamana n'umugati naryo uzambwira nacyo azanyica niko yambwiye niko yambwira sambwe ngazanyitse byanga bikuri na kuri ribu narabigajya gutanga ikirego cyanjye kuri borambwati ikibazo yanjye n'undi muri buhari ibyanjye nawe bimeze gute ni gute batakwakira ikibazo cyawe ugahura kuri polisi buri munsi ibyameze gute nawe inosa ati wone inosa n'undi muri habagombye gufungwa umwe muri bamwe ni gutyo bambwiye ni gutyo bancurije utuye mu wuhe mudugudu muri Kabundi ya mbere muri Siba ya kabiri ufite ibyangombwa ndabifite reka turebe ntabyo mfite nawe witabwa bigiye cyose ariko irangamuntu barayigendana ubu umusawa mfite banzinyereka oya ntawe namukaye mugerageza ntarangamuntu nagendanye wangoye akana ariko akase nangoye akaye ubu ri soba ntago wangoye akaye ugasi musanenjo no ntabikase nimbe wowe haguruka ngaho uyu mugore na inosa yanitwemeje sinase yanihisha abanyamakuru uyu mugore na inosa wajya ngo ari ibintu babeshyanya kuko inosa arwanya uyu nawe akamurwanya sibyo mukanya bararwanya uyu mugore asa n'icyuma baragundaguna na Makuru kudukinira filime